guca umugani mu kinyarwanda sinzi abanyarwanda ndiko bivuga ngo umwana ujya kubikirara abanza kwanga iwabo. Iyo watangiye kwanga iby'uhanyu wamaze no kwanga iwanyu. Byanga byakunda umuntu wanga iby'uwabo. Nubundi ntago bakunda iwabo. Yego bakunzi b'Ingorore TV rero twagarutse ndashari wa wundi umunyega bukunda guhiga ico niyemeje ndagikorangira n'isumbwe mu basore basobanura ingenzi nkabanza ndi n'umuravumba y'igicuka makare ngahe kirunga carutse nsubijwe inyuma rangira uburakari nk'ubw'intare yabyaye cyakoza ndaje rugaragara neza gwema gumuhungu mwambu foro karasijigije aritikanga umuhindo mwene kibaba nkomeye nk'ibibando ntabwo nataramanye njenyene rero uyu munsi nataramye na muto utari gito urahari wa mugabo na amahoro ubwoko bwanjye suhuza abantu ariko babanze bakuru ndo mutanga n'igikwiye ndimpere go mahina ruterutera hagusha rwa mpumuro hara mucumi impera kwa runyana hanyifuriza igisare buryo nicije icumu n'umwe mu ntambara isobanura intwari kandi abasore basobanuye ingenzi ndabanza takakwanga ndudahunga urugamba rugeze mu mahina ahubwo ntembanga niyo ruremye ati ninde musore waza nkamuha umuheto nimvisha ubutware ndawakira nkora ku cuma nsidika mu Rwanda ndi rugoruka ku mukore utaganda ku muheto umuti kuracuma asonga nsobanurwa ntikenga ndi umubuye hani nkaba n'umwiza wacu buryo n'amahanga nyacamo inkora no kuri kwimana amahoro wa mfura na amahoro suraho neza turaho turi gushima rero njambwira abakunzi b'Ingorore TV nkababwira ngo mbafitiye ibyiza bakagira ngo ni ibikino ariko mba nkomeje wa mugabo we banza umaze kubibwira neza kandi ubibwiye muri wa muco wacu wa gipfura umuco wa kinyarwanda dusangiye burya umugabo agira icivugo niyo mpamvu yiranga ibigwi by'akabivuga bura no kwivuga ngo habamo ibyiciro nugira ibyo wadusangiza muraza kubitubwira ariko amazina yawe nyakuri witwa nde urinde amazina yanjye nyakuri nitwa Nshimiye Moise yego ariko abantu bakabanzi ku zina rya Dani nkaba na fande gufora umuheto ngo mwene mama Dani namahoro ari kumeze neza namahoro mu mwanya wanje namahoro natwe rero dusanganya ndi hano ku bikingi byangabo urabizi cyane mu byangabo ya Fati wa Muceceri urabizi hari amateka ufiteho abantu benshi bajya bumva ngo ku byangabo ngo mu byangabo ariko iryo zina ntibarisobanukirwe neza uko nagiye mbikurikirana n'abasaza twagiye tuganira bakuru mu byangabo ni mu bikingi by'ibitwaga ngabo yego akaba ngabo wa Fati wa Muceceri yego Muceceri wa Ndori yego uvuga baje bazi naha muri ibi bice ahangaha niho yaratuye ngabo yaratuye n'ubundi we namwe se nabasabihira ni benshi wenda twazagira umwanya wo kubavugaho bose yego ahangaha rero habaga ibiti byangabo bakera hari ukuntu bagiraga ibiti by'imivumu bakabishinga by'inganzamarumbo rero ngo ibyo biti buriya ntaguciye mu ryo uvuga ngo no kugitema byabaga bizira buriya ngo umugabo wagitemye igiti cangabo cari gihatse ibindi uwo mugabo yahise apfa wenda ibyo byo n'andi makuru nawe ufite ubwo nanjye urayansangiza niba ibyo biti byari ibiti by'inganzamarumbo nivuga ngo kera baravugaga hahandi mu biti byangabo birangira n'ubundi habaye mu byangabo ariko ni mu biti byangabo ya Fati yego bakunzi b'Ingorore TV rero nababwiye kenshi uyu mugabo mubona ahangaha ni umugabo nubwo nababwiye ngo ni muto ariko ni muto utari gito ubundi Dani ni muntu ki avukiye he ngewe ahehe ngewe nuvuga ngo navukiye ahantu bita Imasisi yego niho mu rugo Masisi kuzone aho bite mu Rwangara ugihumva ariko kuri Musonga naho mu mwanya wanje naho ngaho cyane naho ngaho abantu abagiriwe amahirwe yo ko haba hari ahantu ni heza ni hazima ngira ngo n'abantu benshi rimwe na rimwe badusaba no kuzajyayo nubwo biba bitoroshye ariko hari ahantu hafite amateka akomeye n'ibidukundira turi buze tunagarukaho gake ibyiza byahabaga ibyo mwakuze mubona ku ababyeyi bacu niyo baturuka ariko nk'ibyo bakuriyemo mwebwe mwageze mu mahirwe yo kuhagera ni byinshi ariko Dani nuwo ngo rero dutaramanye hano nababwiye ko hano kuri bikingi byangabo nkuko mwamaze kubyumva akenshi tuzajya dutarama ariyo mpamvu uyu munsi rero twataramanye na Dani ukunda gutarama cyane hari n'imbyino muri buze kumva turi bubasangize n'ubundi hano ntabwo tujya tuva mu gitaramo tudataramye turi bubitwemere so gataramira abantu ntabwo nabagumwe amagambo nukuri buriya hari nk'imbyino tujya dukunda gutarama nziza abantu bakunda sinzi niba twayibanza tugataramiraho abantu gake nawe kandi abizi ko uyikunda umwanya turawufite turatarama ntacyo turatarama nta kibazo umwanya urahari
yego Dani nuwo nguwo rero Dani nuwo nguwo kandi ni umuntu w'inshuti yanjye, ni umuntu mfasha umunsi ku munsi mu kazi nkora kanjye kubutahira, unampa ubumenyi. Ariko ndagira ngo wenda mubaze nanjye, hari ibibazo bija binyisobwa cyangwa se njya ngirira amatsiko. Ubundi kera habagaho kugisha abantu ukugisha wagusobanura gute mu bintu birambuye? Ese kugisha kwatangiraga ryari, kwasozaga ryari, byabaga bimeze bite? Ukugisha byo niki muri rusange? nimvuga wenda kugisha uko ntago byanga byakundana na heri wacu, buri ubwo nimvuga iwacu ni kuri Musumba mu Rwangara. Uko nagiye mbyumva nganira n'abasaza kugisha, kera iwacu bagishaga mu kwa 9. Iyi mvura yo kwa 9 yagwaga, intoki iwacu yabaga yameze. Yego. Wenda hafi bashobora kuba batazi intoke. Wenda nayo niba turubuze kuyibasobanurira, ariko nayo nta kibazo. Ndabizi ariko bakurikirana mwene kibaba nabo basobanutse cyane. Babizi intoke barayizi cyane. Rero nuvuga igihe cyo mu kwa 9 niho imvura yabaga yaguye. Iyi mvura yagwaga yo kwa 9 kera bayitaga imvura y'inka. Imvura y'inka. Iyo mvura rero yagwaga rero niyo yatumaga intoke ikura imera. Nuva iyi intoke yameraga mu kwa 9 habaga hagiye kubaho babyitaga kwiterera cyangwa kugisha kw'intoki. Inka zitereye. Inka zitereye. Nuvuga ngo iyo batindaga kugisha rero n'inka zari zaramenyereye iyo ntoki. Wenda tuvuge nk'urugero, nuvuga niba inka zabaga wenda muri iki gice ariko ishamba, urumva inyuma cyane hari ishamba rinini cyane ribamo imigano ari ibyara intoki. Yego. Nuvuga ngo iyo intoki yameraga rero, kuko hafi urumva nta ntoki yamera hafi, byabaga ari kure aho hafi inka kuko ari zihahora. Urumva n'ubundi akashibukaga zahitaga zigasamira hejuru. Ariko inka nuvuga zamenyaga imvura yo kwa 9 ko yaguye, iyo batindaga kugisha zo zaritereraga. Ubwo kugisha se bikaba bisobanuye ko kwabaga ari uko kurya iyo ntoke, cyangwa se hari ubundi buryo kwari ukumva hamwe zija hanze? Kugisha ubusanzwe mu Kinyarwanda ni ukwimura inka ziva mu gice kimwe zijya mu kindi, zijya gushaka ubwatsi. Yego. Ari pana kujya mu isoko. Zigiye mu isoko ntago ziba wigeze ubikoraho se? Kuragira se ujya kugisha nyine ukamaraho iminsi. Kuragira urumva ntago navukira kuri Musumba ngo mbe ntararagiye. Ntago byakunda cyane, ntago byakunda. Ndagira ngo Dani, uri umuntu wagize amahirwe yo kugera muri ibyo byiciro byombi, ari uko ibihe wabayemo by'ico gihe ariho wari ugikomba, ariho wari ukiciterera mu ico bita abajene by'iki gihe, n'ubu ngubu urubyiruko rw'ico gihe n'urubyiruko rw'ubu ngubu wabitandukanya gute? Ese bimeze gute? Abantu bari muri ubwo buzima bwabaga bukora ibyo ngibyo nabo ubona turimo ubu ngubu, ibyo bintu bimeze gute, bihurira hehe? Ibyo bintu rero ngiye ku giti cyanye numva bitandukanye cyane. Ni nk'amasi abiri atandukanye. Nuvuga ubuzima bwa hano ku muhanda bwo kubyuka tureba kuri WhatsApp, tureba amamuvi, tureba ibigezweho, twambara style, nubwo ubuzima bwa kera biratandukanye cyane, nta naho bihuriye. Yego. Icyo gihe ubwo ubuzima bwa kera urumva none aha ntago no kuvuga injishi, hari abatazi injishi cyane, ariko hari n'abakira batari bazi ibyo mu mugi, cyangwa se n'abakiri wenda muri ibyo bice niba bagihari wenda bari inyuma yaho bagifite wa muco nk'uwa kera. Ariko kera nge nabyita ko byari byiza cyane. Kera byari byiza. Kera byari byiza. Habagaho ibintu by'ibitaramo, gutarama byo byabaga ari ngombwa. Habagaho gutarama kandi bagataramira mu muryango, bitari ibingibi byo kuvuga ngo abantu bataramye ari babiri, bataramye ari batatu. Habagamo ibikorwa byo gutarama nk'imiryango, habaye ibirori runaka, akenshi bataramiraga umugeni. Ariko ibintu byo guterura abantu barabizi. Byo guterura ntago kera byabaga, byo guterura byabagaho cyane. Ariko ubu ngubu nyine biheruka kera, urumva ntago abantu bo babimenya. Ariko bataramiraga umugeni cyane, bataramiraga umugeni bagasheja cyane. Njya mbyibuka kera nanjye buriya ndi muto utari gito, hari ibitaramo byabaga byiza byo gupfundika ibigori, mukaba muri aho ngaho mwataramye mu rusisiro no guceya. Ariko byose ni ibihe kandi n'ibihe tuba tugomba kujana nabyo. Ariko iyo ugereranyije usanga ubwo ireme ry'ubuzima urubyiruko rwari rufite ico gihe na n'ubu ngubu uko byagenda kose bisa nk'ibitandukanye, sibyo? Cyane biratandukanye kuko kera niba wumva
akenshi nyine niba umuntu yaregeraga umubyeyi we icyo byari bisobanuye kwabaga ari ukumenya, ariko ubu ngubu ko wegera kure y'umubyeyi n'ubuzima bugutandukana ukomeza muri ibyo bihe ugasanga umuntu ni hahandi afite imyaka 20 ntazi kuramukanya, urukumva kandi uwo ni umuco wacu nyarwanda duhuriyeho, kuba utazi kuramukanya byo ubwabyo ni ikibazo, ni ikibazo cyane, ni ikibazo. Ngira ngo rero byibuze ariko n'amajyambere twajya tujyana nayo ariko ntadutware. Amajyambere ntabwo aba agomba gutuma umuco wacu abanyamahanga ngo bice umuco wacu. Yego, umuco wacu uba ugomba guhoraho, ntitugate umuco kandi ntitugate injishi mu mwanya wanjye. ni ukuri pe, ni ukuri kw'Imana. Rero ndagira ngo tukiri aho ngaho nyamaze ni ukuri buriya hano inenge yacu ni ugutarama, amaze mbabarire twinjire kandi bizaduhame cyane, ni ukuri amaze mbabarire twanzikire aba bantu dutarameho gatoya, ntabwo ari ugutarama birambanyije, ahubwo tubakumbuze kuri za mbyino z'iwacu z'umwimereri, amaze igitaramo gikomeze kigende. Hari akabyino rero ukunda gutera ngo nabonye umwari ariko sinkazi neza, ndagira ngo gatere ndakwikiriza nanjye ndi muto utari gito, amaze niyo byaba bico bibiri ariko abantu bamenye Dani, kuko ndabizi abantu badukurikiye ari benshi, abakuzi agize n'itari kosohoza. Ubu ako kabyino no akavuga ngo iki gada, ako kabyino no akavuga ngo iki, ntago wakamenye se naka ngo nabonye umwari yuzuye ngo useka neza byuzuye nta n'inenge yarafite ngo uretse imwe yangiriye aho ngo naramubonye aranyura mu bazizi narampisha ngo ambwirya mugenzi we ngo nyengeze hirya ho gato mpasanga uwo baturanye mubaza byose uko biri njye nsanga izina atari ryo. buriya izo mbyino hari ukuntu zinoga kandi hari ukuntu ziryoha, abantu bazitaramye bakazikumbura cyane, kandi buriya igihe wenda tuba dufite abari iki ngiki kugira ngo tubyishimiremo, ndetse twe dufite umwanya wo kubikora tunabikore, siko bimeze ahari cyane. Ariko ubundi gutarama ariko byaranze umuco wacu kuva na kera, kandi ntituzigera dusiba gutarama, kandi umuco wacu ntabwo wazamo ico ngo tubikunde, ntabwo twabyemera. Oya, ni ukuri. Niyo mpamvu rero uko byagenda umugani, hari umuhanzi wigeze kuvuga ngo nzajya ngenda ariko ngaruke, nanjye nibwo naje mu by'iki gihe biteye, ariko nzangaruka kuri gakondo, ntabwo tererana umuco wacu, ntabwo byakunda. Buriya hari ikintu, ubundi ikintu weho, ikintu cyadutse cyo kuri ubu ngubu kibona gute mu mboni zawe, ikintu cyo cy'abantu babesha ibihango, icyo bita ibihango, umuntu ukumva ngo ni igihango n'undi ikintu cyaje nyine cyoroshe akamubesha inka, cyangwa se ikintu icyo ni kimwe, ndetse n'ikindi cyo gutanga inka mu mafaranga. Ibyo bintu byo ubyumva gute wowe kuri side yawe? Uhere ku kintu cy'umuntu ubesha igihango c'inka. Iyo mu Rwanda cyase mu mateka make twakuriyemo, iyo umuntu abesha inka cyangwa se agakinisha ico gihango, kwita umuntu igihango byo byonyine, hanyuma bihuze n'ibintu byo kuvunja inka mu mafaranga, ku muco w'inka dusangiye nk'abanyarwanda. Nuvuga ngo icyo kibazo rumbajije, yego, cy'abantu cyo kubeshya inka, si cyo warumbajije aha, kugira ngo umuntu yitwe igihango cyangwa se umuntu mwita igihango, bimeze bite? Umuntu wo kwita umuntu igihango rero, igihango ni umuntu, nuvuga ngo wenda bisobanure wenda mu buryo wenda bwumvikana cyane. Iyo kera bajya kwita umuntu igihango n'umuntu wabaga arakuriye umuntu ibintu by'ubupfura birenze, akiba igihango cye, akaba igihango, kandi bakagirana mbese nabyita hari kuba friendship mu Cyongereza, ariko iri close. Ndavuga ni ubushuti burenze ubw'iki gihe, bwo kuba naterwa ukantabara, bwo kuba nagira ikibazo ukanyumva, cyo kuba nakubwira ukantega amatwi, cyo kuba wambwira nkagutega amatwi, wambwira nkakumva. Hakabaho kera n'ibindi byo mu migenzo ya kera, kaza guhana inka, byo ni ibisanzwe byo mu muco wacu, guhana inka, kandi nta nubwo bizanacika. Yego, nk'iki gihango hanyuma ko bagenda bazibesha no wenda gato utaragiye kuri iki ku gihango, habaga n'icyo bitaga kunywana. Ahubwo ico kintu ubundi kunywana uvuga kera
nyine nuvuga ngo ari ikibaga ku maraso n'undi agakiba ku bakaba bahanye igihango bakayanywa ari cyo bitaga kunywana. Yego ese kunywana ni ukunywana yawe nawe ukanywa yanjye tukanywana ibo banywanye buri kinyarwanda. Aho rero ntago wabaga wampimukira, ntago wabaga watatira icyo gihango twabaga tugiranye cyo kuba tubaye ibihango, kuba tunywanye nawe cyane. kandi urumva koko ni ikintu gikomeye buriya kuba wakwemera kunywa amaraso y'undi cyane. Ariko usibye ko wenda ibyo muri iki gihe wenda byo no kubigorora muri iki gihe bitakunda, ko ntago n'indwara zarateye ni nyinshi, n'indwara zabaye nyinshi no kwizera ntago kukiri nka kwa kundi. Ubu ngubu abantu babaye bampimuke ndamuke. Yego kuko ijanye se no gutanga inka mu mafaranga byo gutanga inka mu mafaranga byo ntago nabigiraho ikibazo, kuko ubu ngubu ubutaka ni buke ni buke. Hari igihe umuntu aguha inka ariko ukabura aho yishira, kavuga ati rero ugiriye inka nguhaye reka nyiguhe mu mafaranga, kuko wenda nta ruguru ufite kubera naho wenda kwiragira. Ndagukunda ati nkuko uvuga ati ndagukunda nguhaye inka ariko wenda nta ruguru ufite uyishiramo, cyangwa se kuba atari kuva nta ruguru mfite reka nguhaye amafaranga tuyitirire ko ari inka nguhaye. Kuko ubundi niyo bajya bavuga ngo ururimi ruvuga inka ruva mu nkanka, ukubwiye inka wese bakuganirije neza cyane. Ururimi ruvuga inka go ruvugirwa mu nkanka, ngira ngo ni amagambo makeya avugirwa iyo ngiyo, ariko iryo twibandaho ni urwo ngurwo ruvuga inka. Hanyuma se weho iyo urebye mu ndorerwamo yawe cyangwa se mu nyurabwenge yawe ubona iyi misango yo gusaba no gukwa generasiyo turimo tuzayihagararamo neza, bagatuma abajene mu gihe cyacu bakaja gusaba umugeni bakamuhabwa cyane. Iki cyizere cyo kirahari. None se ko turacyafite amahirwe, nese dufite amahirwe tukaba dufite abajene bari kubyiruka nka mwene kiba badufite n'abandi. Urumva umuco ntabwo uzacika, bizanakugumaho. Ariko buriya gutebya ndabibona wenda harimo bakepe mu bo tungana bashobora kuba ibyo bintu babikunda, ariko iki kinyarwanda tutacimbitsemo aba basaza uku gutebya bakoresha mbongeye mbibonamo ikibazo. Ikibazo cyo ntabwo cyabura, ahako ntago byanga byakura, ntago abantu bose babitera umugongo. Byanga byakunda bizagira ababikunda babikore nuko nanungu rero hari wakubwirije kubikora nakunze ukabikora tawe rwose. Ahubwo hari ikintu nibaza buriya ngo kera iyo wajaga no gusaba nabi uziko hari igihe waburaga umugeni se biri se cyane bigatangira ari nko gutebya, ariko umugeni ukanamubura tu wagiye uje abiriye ukagenda icyo bita kugendera wihishe mu rugi, niko babyita. Hari story bigeze bantera kera y'umuhungu w'ikigwari, ngo muri famiye bari batumye abantu bose, babatumye nyine abantu bose bagiye, noneho ise aramutuma, ariko yari muto, ariko nyine ari we uhari, abandi bose bagiye. Ubwo rero wajana na ba nyirasenge baje gusura ahantu, ageze aterura ijambo ati none se muri aho mumeze neza? Ati rero natwe turaje. Ati ariko data yabuze uwatuma arantuma. Agiye gusaba umugeni. Bari babuze uwatuma koko ngo data yabuze uwatuma arantuma. Guhera ubwo ngubwo abantu bose ba nyirasenge barumigwa, urumva bahita bataha. Rero nanjye harigendeye bye nkareba natwe turacakeneye ubumenyi bwinshi, ariyo mpamvu umunsi ku munsi tuganira n'abantu bakunda ibyo bintu, kugerega ntago ari bose babikunda. Hari abakunda kubireba, nubwo ni itegeko kubikunda. Ariko ngewe mba mbona wenda kutabikora si ryo tegeko, ariko mba mbona nta mpamvu yo kudakunda umuco w'igihugu, kuko uretse no kuba umuco w'igihugu ni umuco w'iwanyu. Rero iyo uwanze n'ubundi uba wiyanze. Bajya kunda guca umugani mu kinyarwanda, sinzi abanyarwanda ndiko bivuga ngo umwana ujya kubikirara abanza kwanga iwabo. Iyo watangiye kwanga iby'iwanyu wamaze no kwanga iwanyu, byanga byakunda umuntu wanga iby'iwabo n'ubundi ntago bakunda iwabo. Ntago nyambikunda nayo nta muntu wanga iwabo nkeka abafite ikibazo pe. Buriya nta nubwo bijya bibahira bose, kuko hari nk'abo usanga bageze mu yindi mico ugasanga iyo baturuka bari kuyita kwa nyirakuru, bari kugerageza kuhahisha
avuga ati ngewe buriya ati niba nturuka hano ku byanga ati ni kwa mukaka ati ubundi dutuye twebwe wenda Kigali cyangwa se n'ahandi hantu hateye imbere ariko ugasanga sibyo ibyo sico kibazo buri ikibazo saho uturuka ahubwo ikibazo ni nicuta ibyo ngibyo ibyo bijyana ugiye uko mbyumva ibyo bijyana n'ubwibone hari ahantu nigeze gusoma handitse ngo ubwibone n'ubujiji ni ibintu bibiri bitagira ute bidasigana usoma bibiliya se ubwibone n'ubujiji na bibiliya ndayisoma cyane ariko ubwibone n'ubujiji ni ibintu bidasigana iyo watangiye kwibona rero wumva abi iwanyu habaye habi uburinjije ukumva mu mbese hatangiye ko utari proud y'iwanyu wumva utari fier yaho ako kanya iyo umenya ko ufite ubujiji mu mutwe wawe kuko batangiye kwibona wumva wowe wahandi hantu harenze iwanyu nta hantu heza nk'iwacu ndakakwambara wacu ni ahantu hambere heza nuko rero kungurure nuko twagiye dutarama tunagenda tugaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko ndagira ngo wenda biriya bintu hari ibintu tujya dukora rimwe na rimwe tutazi ngo biba bimeze bite wenda bijyanye n'umuco se bijaniranye mbo ariko abapfumu nyine hari abatabemera abapfumu ngiye ntabwo byapfumu nyabyemera ibyo biriya nanjye ntabwo mbyemera biriya birenga ubwenge bwanjye biriya byo wenda bifite ababizi neza nzabisobanuza cyangwa nabe batubwire ariko ibyo bapfumu biriya byo ntabwo mbyemera nuko rero mwa bantu mwe nababwiye ko hari ibintu byinshi ari ibintu by'umunezero kandi ndetse byo gusheja uyu munsi rero twataramye na Dani umuto utari gito kandi twaganiye byinshi ndetse hari na gahunda turi gupangira abakunzi bacu tubigusabye ukiri mu kiganiro wazaboneka ubutaha kuko dufite gahunda hari umusaza witwa Muzeru Kereza ndetse n'abandi tutari twazana hano tutari ngombwa ko tubabwira batarababona dufite gahunda yo kuzaza gutarama noneho cya gitaramo gihamye pana ibingibi byo kuvuga turi babiri turi umwe ico gitaramo wowe uzabonekara ngiye nkunda gutarama ndo mutaramye ndabikunda by'umwihariko nkunda no kuganira n'abasaza cyane abasaza bakambwira ko byakera ntageze buriya abasaza hari ibintu mbakundira kuri birahira buriya rega no buriya hari akantu n'akandi kiyungira ku muco tuba tugomba kugenda tumenya buriya no kwirahira kandi urabizi cyane nuko uyu munsi witonzemo cyane ariko biriya bintu byo kwirahira byo nabyo ni impano ni nk'impano ngira ngo kwirahira ni ibintu biva mu mutima w'umuntu bitewe n'uwamunejeje iyo umuntu yakunejeje akagushimisha umuco wacu uramwirahira kuko hari abirahira abantu hari abirahira inka numva ngo hari n'abirahira ipusi ndakisha soba mico myiza ibyo byo wenda iby'ipusi byo aho nanjye waba uvanze ugiye kumvaga mu muco ntazi ubwo ba nyir'ipusi nabo bazaza babikubwire yego ariko ntago biba bikwiye ngira ngo kwirahira ni byiza ni byiza kandi wirahira ni byiza bisa n'umubyeyi w'umunyabuntu ni ukuri kwirahira ni byiza ni ikintu kijanirana no guhimbarwa cyane kwiyambaza rero ibyo ni ibisanzwe mu muco wacu tujye ni ibisanzwe na ba data barirahira ibyo ni ibisanzwe ukaguhaye inka ukamukunda akayiguha wenda kumva birakurenze uramwirahira cyane kandi nkeka nawe wakuze wumva ababyeyi bawe birahira kandi iyo umuntu yirahira umuntu ukamuhoza mu kanwa uba umukunda cyane pe uba umukunda rero byose binaterwa no kubanira abandi aribyo twahora dusaba kubanira n'abandi ese biragoye ushobora guhemuka bitaguturutseho kubera wenda amayisha y'isi ariko kugerageza uko byaba bishoboka byose ukagerageza ariko isi nayo gusa n'umuntu naguhemukira uzamuganiriza n'igihe n'umuntu ushobora kuvuga ngo yaguhemukiye wenda nawe yagize ibindi bibazo nawe afite ibindi bibazo iyo ufite umuntu nk'inshuti uzamubungabunge ntukamurekure byoroheje cyangwa ntagira ikibazo hari n'igihe umuntu dushobora kugirana gahunda njye nawe cyangwa tukagira amasezerano wenda dusezerana njye nawe ariko ayo masezerano ntuyubahirize aho kanya ngo bifata kwa mpimukiye ngo ahita ngurakarira sinongere no kuvuga ngo reka mbaze Jakaro impamvu yampimukiye kandi Jakaro wenda ahantu yarari yagize ikibazo gituma ya masezerano atagira ute atayubahiriza ariko rero burazani ariko ibyo gufata imyanzuro ntaraganira na Jakaro mu matise kuba ibi bintu wabyangirije cyangwa byagenze gutya byatewe n'iki nabyo biba bikeneye buriya buradani nanone ariko aho ngaho buriya njya nkunda kubwira abantu ngo
mujye mukunda mubanire kudatana ariko ntimubanire kwihambira. Buriya nanone buriya Dani, umuntu ugushakiraho umubano uko byagenda kose uba ubibona, n'ushaka kuwukerenza nabyo uba ubibona. nta nshuti y'agahato ni ukuri nta nshuti y'agahato, ariko tera ntukanabivange no ko umuntu yagira ikibazo kiyubahiriza amasezerano mwagiranye, nabyo ntukabyitiranye ngo ureyakitinge nabi. ureyakitinge nabi ahubwo uzabanza umwegera umubwira ati se ko twari dusezeranye ukaba utabikoze, ukaba ubigize amajandi bigenze n'ikihe kibazo, ubwo ubanza wumva icyo kibazo kuko wumva igitera aho kwica gitera nyine bavuze ngo ugice kibimutera. Hari igihe wenda nshobora kuba nta kwanga nkanga wenda ibyo wakoze, ariko wankunda ibyo wakoze ukabireka n'ubundi ngakomeza nkagukunda, ariko ibyo wakoze byo byatumye byakadutandukanyije ntibikugira imbata mu mwanya wanjye. ngo ni ukuri. Ariko Dani wari yagiyeyo nkubona mbona ufite experience y'ubuzima. Ubundi hari ikibazo tujya tugira mu bintu mu tuntu n'utundi. Ubundi iyi si ku myaka yawe umaze mu buzima bwawe, isi uko wayibonye, ubundi isi yakwigishije iki? Inama y'ubuzima watanga wahereza umuntu, isi yakwigishije iki kuva wabaho kugeza aho ugeze? Aho ngeze aha ngaha se ni uko akenshi udakwiye kubaho nk'aho uzarama ngo ugezeho umusozi. Yego. Mu gihe gito ugomba kumenya ko twese dufite igihe gito, ukamenya ko muri icyo gihe gito tugomba kukibanamo neza, ukabanira abandi neza, kuko none aha turi kumwe, wakwihenura ejo ukagenda, nakwihenura ejo nkagenda, ariko twamenye ko igihe dufite ari gitoya, ko ntawe uzi iminsi asigaje, twabana neza cyane, twabana neza kandi gipfura cyane. Ngayo nguko rero nuko ndanyuzwa cyane, kandi nagiraga ngo mbararike nkuko nari mbabwiye ikiganiro muzongera kubona. Aba bagabo barahari hose, tuzahamya igitaramo twataramaga bataraza. Ubwo rero tugiye gutarama twahuje ingamba, twahuje imbaraga, ndetse dutaramira imfura, kandi tuzatarama kahave agati gaturike, niko bajya bavuga. Sibyo ngibyo byo bisobanuye agati gaturike. Shaka reka negeye wagaturikije ngo agati gaturike inkazi itizazo. Ako inka zatizazo iki gitaramo ko cyaba atari cyiza cyatuma inka zitizazo se mu mwanya wa urumva ibyo bintu aba ari bizima se. Hariwe ngo dutarama agati gaturike inkazi itizazo, ababyeyi ariko igitaramo nyene byo yari amashengo, kandi amashengo abaho. Amashengo unese bundi bishengo wabisobanura gute? Igishengo gushenga niki? Gushenga rero hari ibintu bibiri ngiye ko mbyumva. Hari gushenga ibi ngibi byo gutaramira abantu, hari n'ibyo bitaga gushengana, ngo runaka yamushenze. Hafi aho ngaho, ariko ntabwo gushenga ngewe uko mbizi, ariko bajya banabitubwira muri comment. Abakunzi b'Ingorore ni benshi, ni n'abakuru cyane, ariko gushenga ni inkuru mbarirano ubaramo ibyiza, cyangwa se n'ibibi nabyo bivugiramo, ariko mu buryo budahita buri direct. Nibyo ngibyo bavuga se ngo yamushenze. Buriya nshobora kugushenga, ariko simpite mbikubwira. Mbese niba ari icyiza cyangwa se ikibi, kugushenga ni nko kugupfobya. Rero noneho ngakoresha cya kinyarwanda kijimije. Buriya no gushenga hashenga umuhanga, yakakubwira nabi ariko mu buryo butari direct, ku buryo abantu bumva inyurabwenge n'ikinyarwanda bahita babyumva ko agushenze nyine. Nibyo nuko wakoze cyane. Rero ngewe ngira ngo wenda duhinire n'aha ngaha, ariko niba wenda tutakuniganya ijambo, niba hari ikintu wasuhuza abantu abakureba cyangwa se wabasangiza, ariko duhinire aha ngaha. Mbakumbuza igitaramo tuzongera kugirana n'izindi mfura, wowe n'abandi twahuye twaganiye, ndetse bizaba ibiganiro ari bika, ahubwo turi gutarama. Uburyo tuzabipanga byo bazabibona. Sinzi rero niba hari ikindi waba ufite wabwira abanyarwanda ndetse n'abakunzi bacu muri rusange. Icyo narushaho kubwira abantu, cyo dufashanya kandi dukunda umuco. Yego. Kandi ntitugatuma umuco wacu ucika. Urubyiruko, abasaza barahari bawuzi, bazi ibyerekeranye n'umuco, tubegere. Bazi ikinyarwanda cya kera, tubegere batubwire, ariko bazarenge duhinguka.
ntibakarenga ngo babura baba ari inyuma ahubwo bazasanga imfura nka Jakaro mwene Kibaba basange n'abandi benshi bafite gahunda yo gusigasira umuco wacu mu mwanya wanjye. Ikindi cya kabiri ndashimira abantu bakurikiranye ikiganiro. Uwiteka si umukene kandi muzahorane umwanya mwaduhaye banywanyi banjye. Nukuri murakoze cyane rero byari ibyo ngibyo ku Ngorore TV nakagaruka. Mwandike muri comment igitekerezo abo mwifuza ko tubazanira twagiye tubabona ndetse turi no kubategura barabageraho mu gihe kitarambiranye. Byari ibyo ngibyo rero tubashimiye ko mwakomeje kudukurikira. Ico tubasaba ni comment, like, subscribe, mu bisharinge bigere hirya no hino. Asigaye tukomeze tubane. Ciao, bye bye, mwakoze cyane.